uruza ugomba kujyana cyangwa se ubwe ngo nzizirika ku bahanzi twakoranye kuva tugitangira mu 2009 cyangwa 2008 kandi bo bahanzi batakira active mu muziki cyangwa batagishaka gukora cyane batari capable yo gukora imiziki mishyashya batafite creativity nk'igezweho muri iki gihe mu muziki umva niko business igomba kugenda nyine mu bintu byose niba uri umucuruzi waracuruzaga amasahane yo mu 2000 kameme inganda zora zikora ziravugurura ntago ariyo masahane uzacuruza muri 2023 ariko abantu benshi muri babaye muri Tafugine kubyumva biragoye kuko ndibuka yigeze kubaho n'intambara kabisa avuga bati Red J Polyman ikomeze mwakire bavuga batahemukiye hip hop tari kugera ajya mu bintu bya new school ari kwica hip hop kabisa abantu benshi babaye muri Tafugine kubyumva kucyo ubyuno usigaye ubyumva mbere byari bigoye onge nago nigeze mbirwanya ahubwo urumva we yavuga muri hip hop akajya muri afrobeat nerwo ruhande we yaswitchinze ava muri hip hop akajya muri afrobeat ariko buri yagiye akenshi wenda nubwo nshobora gukora muri afrobeat hari ukuntu inyinshi giye nkoramo abari collabos nkorana n'abandi ba major artist ariko bakora afrobeat agashaka kumuhamagara akambwira ati void collaborating mu ndirimbo yanjye ivyo ndabikora kubera ko nyine abari music abari akazi n'ubundi ariko ugiye kuko ndi umu specialist muri hip hop buriya hip hop ifite genre nyinshi urumva ifite classic hip hop zimwe twita old school ikagira trap music ikagira crunk music ikagira drill music urumva byose ushobora guterura flow ukayivana muri ntuza muri beat ya drill ariko wayishyira muri beat ya rap ya kera ya classic twakubitagamo tugitangira kumva birahuye urumva nyine flow ibikiri yindi nta change baho cyane cyangwa ukavana muri trap ugashyira muri drill kumva nanone ya flow igiyemo utavuze ngo ugiye kuri studio nanone uteruye amagambo gusweririmbwe muri ya beat ugashyira mu yindi beat ngewe nyine ba specialist muri rap gusa ni muri yo genre ngumamo kandi n'ubundi ukora trap bamwita mu hip hop artist ukora drill bakamwita mu hip hop artist ukora classic ya kera ni hip hop artist ngo ngiye nguma muri yo category cyane ntago nabijyanye bon ikibazo abo twagiranye ikibazo kuri ibyo ngibyo wenda mu myumvire nabari bashaka kwihambira kuri uruhande nyene rwa music ngo ngewe nihambiriye kuri ya old school ya kera kavuga ntago ngewe najya mu gukora ino genre nshyashya ariko nibyo nakubwiye kubera ko giye bishyiramo ubucuruzi cyane ndebera kuri yo mpamvu avuga iri ya clientele y'abajene bashyashya bakunda drill bakeneye niyo mbaje kuba nakubita muri beat ya drill cyangwa trap bikankundira why not yo ntajya muri concurrence ni sawa cyane none ubundi babyangiritse iki wenda hamaze n'iminsi havugwa abantu ngo bamwe bari kwica umuziki nkaho hari umuntu waragijwe umuziki ubwo byose turabihuza niyo hip hop bavuga bati kana kari kuswitchinga kuri hip hop ajya muri afrobeat ubundi hari umuntu ubishinzwe bishinzwe ku buryo ngomba kuranga ingu yavuye angajya akenshi ibyo ngibyo bikunda kuvugwa n'abafana umufana wawe akaba yarakundaga ino genre ya music akumva yuko ari yo uzagumamo gusa cyangwa waririmbaga ibingi bakumva ariko ari byo wagumamo gusa ariko umufana ubivuga ubusanzwe afite akazi kakora kandi we nturajya kumuburanya sindajya kumuburanya kandi ugasanga ashobora gukora tubiri dutandukanye cyangwa dutatu kugira ngo abone amaramuko ariko we abatekereza ko uri nk'umuntu arakana abafana bakunda kuva adakunda ngo ujye wibuka ko turi abafana bawe mon frère abafana n'abafana ariko yo ntaza gukora umuziki ntago ari kumenya kiwana buraye se umufana ikintu gituma ngewe ntera imbere ntago nakwanga kugikora nubango icyo kintu gitumye mbona icyo ngaburira abana banje cyangwa nkabona icyo mfashisha umubyeyi wanje tuvuge in case ata ubuzima butameze neza wenda ari nko muzabukuru urumva nakwanga kugikora bango ngiye kumva ibyumviro by'ubufana ibyo ntago byashoboka kandi ntago ibyo byakora nubango abafana nabo bagerageza gushyira mu gaciro yumva impamvu umuntu abikora so about the money ubu se buriya umufana wagutera ubwo nyine ukavuga turiya mufana ndamubuze kabisa numva muhombye ehana bon urumva hari abafana haba n'abakunzi buri umukunzi wawe niyo wahindura style ya music cyangwa wajya hehe aguma gukunda kuko aba yifuriza ibyiza wowe na career yawe n'ubuzima bwawe buri aba yarakunze personality yawe cyane kuruta uko yakunze nyine byarahereye mu muziki ariko akagera muri uwo muziki akumva na personality yawe akavuga ati uko buriya ugiye ukaririmba gusa ntukore na interview ngo umuntu amenye ngo uno muntu ni muntu ki ntago byaba bihagije gusa ari umuntu ugukunda akagera n'ashaka kumenya ngo ni muntu ki yabaye hate abana nande
nyine ko afata ibintu uwo nguwo niwe bita umukunzi ntabwo yifuza ko usubira inyuma wajya muri genre runaka ya music akomeza kugusapotinga ariko umufani ni wa wundi wakunze indirimbo ariko yumva indirimbo yawe niva kuri top n'indi zaza y'undi muhanzi azayivana nayo uwo nguwo aba ari umufana nyine aba ari umubuze ntacyo wabuhombye cyane ntabwo ari ibintu byinshi uramubura hakaza uwundi yego uvuze kuri personality mpita mbikomoza kuba ari wowe muhanzi wa hip hop mushobora kuba muri nk'abahanzi babiri cyangwa utari na wenyine ahubwo utarafungwa kuko nta nindi muhanzi se wundi utarafungwa nanjye kuvuga Riderman kandi nawe baramufunze yatwaye yanyweye yakoze accident ba Fireman bo rwose ni nk'inzugi ba Pifra nabo nuko nguko kubera iki wowe muhanzi ntabwo urafungwa Buda ndabizi neza cyane narafunzwe ariko ntabwo bizwi wafunzwe ryari se ibyo ngibyo ntabwo ikwiye gufungwa ari ibintu umuntu agenda ngo avuge nk'aho ari ikintu cyiza cyamubayeho kandi bavuga ngo umugabo mbwaseka imbohe urumva se baguseka ariko izo mbohe ntabwo nigeze nziseka aha ngaho rero tubwire wewe wabaye imbohe ryari ibyago byabagwiririye kubera ko bafunzwe bikamenyekana yewe rero kuba narafunzwe ntibimenyekane n'umugisha cyangwa nta mahirwe nagize ntabwo ari ikindi nabarushije ariko warafunzwe usibye ko ubu ibyo nakwita gufungwa kuri yewe ntabwo ari igifungo buri igifungo no kuba wajya nko muri brigade ukurikiranywe ikintu kiniki ukavamo buriya ntabwo biraba ari igifungo urabizi ko namwe igifungo nuko warakatiwe we warakatiwe aruvanga uno muntu ngakurikiranywe ibi ngibi akagenda akajya muri brigade yageze muri brigade bakamukuramo agasezerwa agataha nuko cyakindi akurikiranweho basanze ataragikoze atari icyaha nyine aregwa tuderi wenda kigeze kumbaho nisangamo nka gutya ariko kubera ko atari ibintu bihuza n'ibyabaye nyine bisanga navuyemo shaka kuba warabirinze byonyine bimeze nk'aho utanafunzwe ntabwo ari ibintu biba byatinze urumva niba wagiye muri brigade no mugoroba bugacya mu gitondo wavuyemo ntabwo uhuye n'umuntu wageze imageragere ntabwo wamubwira ngo warafunzwe yaguseka cyane ngo uri kunshinyagurira ati wowe ujya uvuga batarabona Buda hamaze iminsi havuga ibintu by'ama beef no kwangana hagati y'abartiste mu Rwanda hari umuntu twakoze ikiganiro arambwira ati buriya impamvu bimeze kuriya nuko bari abartiste bakora R&B cyangwa bakora R&B muri rusange twebwe abantu bakora hip hop ati umuntu mufitanye beef muranahuruka muraburiza ukamubwiza ukuri abantu ba hip hop bavugisha ukuri ibyo bintu nkabihuza n'indirimbo cyangwa se na beef igeze kubaho hagati yawe na Pifra aribwo wamukoreye na yandirimbo mana y'inzara wumvaga ko ari indirimbo iri deep cyane kandi nyuma yaho watubwiye yuko mwakomeje mukaba inshuti nawe kuko ubona abahanzi ba R&B bakunda kugira ngo gutyo kandi babibwirane amakimbirane muri ntuza muri community yose aho bikagera abaho yego nujya mu bakinnyi uzasanga bagirana utubifu ariko bakajya mu kibuga umwe agapasa undi kugira ngo batsinde yego natamupasa agapfusha umupira ubusa ejo coach azamukora mu kibuga so utuntu nyine twamashyari umwashobora kuba yatwaye biti y'uwundi undi akaba yamuvuzeho ubusa bangurira ntago arenze undi akavuga ibintu nk'ibyo nyine utuntu tw'ubugambo tubaho ngaho dututumba ntago mu bajene bari gushakisha ubuzima twaburamo ahantu hose muri community yose so ndumva wenda si ibyo ngibyo simbyumva bon ibyo numva ni ibyabo basini abakuru mva ngo nagenzeho uriya kugenda nk'uriya ariko bira nibyo bita confidential nk'abashaka kwica izina ry'undi kugira ngo abari ucuruza cyane kubera ko bose bari nko muri business imwe umwe arashaka kwerekana ko ari we kibamba undi akerekana ko ari we kibamba so ubwo bagenda bakora bo birinda kwatakana indirectom ariko bagenda bashaka udupyo bakinisha hasi aho ngaho tugenda dukora tuzana izo maguye kugira ngo ariko hari n'uburyo bashaka kubikora numva ngo ni show business ariko turiya tunyo twatutumbye cyane bishobora kuvamo amakimbirane ku rwego rwo hejuru ku buryo hashobora kuvamo icyo bita dommage collateral ugasanga ari undi muntu bihutaje ku ruhande atari we wabitangiye atari we nyirabayazana ariko kubera gushaka kugendera muri utwo tuntu ngo mpagaze ku ruhande rw'uyu undi ku ruhande rwa runaka ugasanga nawe kugezeho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko bivaho ziba zikagera ntabwo ari ikintu cyiza ubwo wenda nk'ibyo bavugaga muri R&B wenda ndagendera kuri ibi byavuzwe mu minsi ishize bya Ben na ba Melody kamwe muzira ni brand ebyiri zihagarariye igihugu yego yewe numva bakoranya ahubwo cyangwa bashyigikiranya aribwo byagira umusaruro kuruta kurwanya kugenda barwananya kuko
buri wese aba afite abantu be cyane ngo nako ntago vuga ngo niko bigomba kugenda cyangwa niko byagenze bene ashobora kugenda akaba afite abashuti ba hano wenda niba ari muri Tanzania niba ari hehe bawiringaga ko bakorana na Bruce Melody ariko ajyana akabwira turiya ni iki na kiriya na Bruce akaba yagira abashuti be bo muri Kenya cyangwa se muri Uganda bashobora kuba bakorana na Ben mu buryo bumwe cyangwa ikindi akaba yabangisha kumva ni ikintu ivuza gukora ariko kigize hari ingaruka zibayemo kubera ako kantu urumva hari icyo biba byishe kamwe turacyari mu gihugu cy'u Rwanda kitaratera imbere n'umuziki wacu utaratera imbere urabona abagande bakora amabifu ariko akabungukira ubona biriya by'abasindi na bashiba hari uburyo bakora amashow kandi bakishyurwa kubera iriya mpamvu iyo babikora for the sake of the interest bakura muri ibyo bintu ibyo ntacyo bitwaye ariko niba babikora kugira ngo bakreating urwango hagati yabo n'abafana babo icyo kizaba ari igihombo kuri kuko hari umuntu ushobora gukunda Ben ariko at the same time akajya kureba views y'indirimbo nshyashya ya Melody ibyo ngibyo ni inyungu kuri Melody ariko nujya kwanga umuziki wa Melody ukamwangisha nabo bantu bose urumva ni igihombo kuri bose n'undi abafana bazagera bavuga ati nta kintu nshaka kumva turabiretse unabivuze neza uravuze uti hari amapiyo bakoresha atabara aho ngaho hari ikiganiro nakoze mu minsi ishize ubwo harimo biriya bintu by'i Burundi ndavuga ati bizakugura kubona Ben cyangwa Melody ari hano ari kuvuga ngo gihe kanaka dufitanye beef ahubwo n'ubundi bakoresha abantu sometimes ukanasanga n'abantu barebaye muri showbiz kera bakaba aribo bakoresha urumva nabo ubwabo baza amazina yabo cyangwa impact ijambo rye rigira kuri community cyangwa kuri fan base yiwe niyo mpamvu yirinda kuba yagenda ngo ataka umundi muntu directement uko abikoze direct yinyere we mu ijwi rye hari icyo abayangije kuri greatness yiwe ku budahangarwa bwiwe kame umuntu w'umugabo uri w'igihanganya hakuriya wagiye mu bugambo guterana ubugambo n'undi mugabo kandi mwakagombye kwicara mukajya mugakora diplomasi niba twabyita mediation mukaganira kuri icyo kintu biba byamaze kuba ibindi bintu none umunyamakuru umwe wenda ati wo kugihe Lucky RB aravuga ati ngende team B n'undi wo kuri RB n'uwo kugihe ati nanjye ndi team B bikavuga gutyo byo bishatse nko kuvuga iki nko ku artist yo muri kubona nk'abanyamakuru kandi ibinyamakuru bikomeye mu gihugu bari kuvuga ngo turi team gutya ngibyo urumva uri umunyamakuru watandukiriye kuko ibyo ni nk'amacakubiri n'ubundi ngo finally bizavamo inzangano kandi inzangano zagenda zishwanisha abantu ku ruhande rumwe n'urundi so nicyo ngicyo mvuga ko nyine umva nk'umunyamakuru we byakagombye gutanga avi wakurikije uko ibintu abibona uyu arakora cyane uyu afite iki n'iki turagendera kuri fact ibintu bigaragara tuvuge ati wowe runaka aho kugira ngo ujye muri side uvuge gutya cyangwa ubigenze gutya na gutya dukurikije facts cyangwa imibare cyangwa numbers cyangwa icyo ibintu bitwereka wagombye gutwara ibintu gutya ubwo gihe ntekereza ibintu byagombye kugenda niyo position umunyamakuru yakagombye gufata yego ni sawa cyane wenda tugana no ku musozo hari indirimbo yawe nkunda cyane uvugamo ngo mfite akaboko gato katarwa ariko kaswe iburozi ngerageza gukurura iki kintu buri gihe ntabwo ndagerageza kugisobanukirwa nyeka ko hari n'abandi bantu benshi washaka kuvuga iki muri kiriya kintu mfite akaboko gato katarwana ariko kasya uburozi urumva no kuvuga ngo umuntu yabashe kuba atakurwanya n'amaboko yashaka indi ntwaro akoresha yarumana wanaroga umuntu urumva cyari cyagiye cya kera kishaza navuga ati wenda umuntu azandwanya gutya kubera position arimo ariko nzakoresha ngewe nk'ibitekerezo byanjye cyangwa umunwa wanjye kuko nanjye mwatake muri ubwo buryo ariyo ndirimbo yitwa ngo iki yitwa Jalousie aho ngaho uririmba havuga ngo iki uhita uvuga ngo akaboko gato katarwana ariko kasya uburozi uko nyine bivuga bifite akaboko gato katarwana ariko kasya uburozi hari ibindi bibanza nabyo n'ubundi bari indirimbo ya kera nayo ni classic ya kera niyo uvugamo se ngo uzakwita imbwa hari ikizo ugeze kumukorera aho kuri fano uzamwita imbwa yabwiye waseye igikoma batari ahubwo niyo mvugamo ngo umbona turanye nijoro umunsi rizamwangazura urukate azagwana bikuruta bagushe ku rwego rwo hambere uvuga nk'umuntu hari umuntu ushobora kugira popularity mu buryo bumwe cyangwa akazamukana n'abandi bantu ariko kubera kuba greedy kubera gukunda ibintu cyangwa gukunda
inyungu ze wenyine ku giti cye. urabona ushyize ingazi hariya muri kumwe n'abantu mwafatanyije gukora iyo ngazi kugira ngo muzamuke mujye hejuru y'ino nzu, ariko wamara kuzamuka wagezeyo bwa mbere ya ngazi ukahita uyihirika kugira ngo abandi batayuririraho umeyo hariya hejuru. Ariko iyo ugeze hejuru uko bimeze kose hari igihe uzakenera kumanuka kuko hariya hejuru ntabwo uzabayo wenyine. Hari indirimbo ya Lucky Dube bihura yitwa The Way It Is, kubwira yatangiranye n'umuntu bajyana muri kampanye bariyamamaza n'iki byose bigera naho bo muri famiye yiwe bamwanga kubera ko bamubwira hagati bira bintu uri gushyigikira twebwe ntabwo tuzi ibyo ari byo, ariko kubera ko yari convinced yuko uwo muntu ari gushyigikira ari mu nzira y'ukuri arabikomeza. Ariko wa muntu ashyigikiraga amaze kugera kuri rwa rwego rwo hejuru asa nk'umushyize ku ruhande, asa nk'amukuye muri za nshuti amuta mu bigori. Arambwira wowe uribuka amajoro naraga mu muhanda ngenda nkangurira abantu mbwira ngo uru naka niwe muntu wanjye, uriya ni muntu naka niwe muntu wanjye. Anambwira ngo birangira avuze ngo akibagiwe stira akoresha ariko niho kumubwira ngo uzitondere uburyo uzamuka nyine mu ntera kubera ko hazajye n'ubu uri hejuru uzateye ko igihe kizakurikira ari ukumanuka. Uko ubuzima nyine ni gutya gutya none nujya kumanuka cya gihe ba bantu wiriyeho uri handi hejuru ndicyo kizaba ikibazo. Uzababwira iki? Muzasangira hehe? Uzongera kongera kubavugisha gute? Ni nk'ibyo nashaka kuvuga. Icyo gihe ari udukimbirane mu matsinda mu bantu twakeneraga ubufasha ku buryo nk'ubwo ngubwo nyine. Album ya Atubwiye twarayikoze yari presque igeze nko kuri rwego rwa 80%, ariko urumva Atubwiye ryari itsinda. Abantu bose babashe kuririmbamo, yewe na Late Kabaka hari indirimbo nyinshi yari yararimbyemo nawe ubwo tuzayisohora nawe ariho. Ariko urumva nka Green P ntago aragera mu gihugu, ntabwo twavuga ngo abantu bashobora kwakira ko Kabaka adahari bakavuga ati abasigaye babikurikirana. Ariko kameme niba tujye gusohora album Kabaka nta urimo kuko birumvikana ko yatashye, ariko Green P we akiriho kandi yararimbye no muri album. Sinuko twakonvinsinga abantu uburyo turi buyironshinge turi batatu gusa, jewe na Fireman na Pefla gusa wadahari kandi akiri mu buzima. Ahubwo turi gushaka icyo bita means, ubushobozi kugira ngo turebe yuko yagera hano tuga finalizinga tuga concluding ibintu byose tukabishyira hamwe none tugatanga feedback yanyuma. Niba ariko nabivuga. Nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati Urban Boys irashaka kugaruka. Wowe ubaye urubagira inama, wabagira inama yo kugaruka ari nk'itsinda? Uriya umuntu wakoze umuziki gupfa kuwureka biragoye cyane. Umuntu wakoze umuziki ku rwego rwo hejuru nka Urban Boys abikunze gupfa kuwureka biragora cyane, kandi ushobora gusanga ari nabyo binazi kurusha ibindi. Ariko buri ntuza buri community natwe nkuko tubikora, urabona nkatwe nyine uko twavugaga ibya Atubwiye yari ifite izina rinini kuruta individu. Niyo mpamvu iyo dutekereje kuba twakora ikintu cya twese turi benshi cyumvikana cyane cyangwa kigira ubunini cyane kuruta ikintu cy'umuntu umwe. Nabo bagiye kugerageza, umuntu umwe akagerageza muri ibi undi akagerageza kuri ibi, ariko shiteri bikaguma bikiri hahandi. So bamaze kubona yuko unity yabo ari ituma music yabo iba nini kuruta uko individu imwe ibikora. So ntekereza ko ari cyo bagendeyeho kugira ngo babongere bahuze ya public yabo, abantu babakunze benshi bari kumwe bashyize hamwe. Ariko ndabifuriza kuba bagaruka ko ntacyo mfa nabo n'abavandimwe banje bo kubwa kera. Ngiye kubaza wende tuntu dusanzwe tugana no ku musozo. Tugana no ku musozo. Nabaye artiste batatu muri no minsi uri kumva cyane uri mu rugo? Numva cyane. Riya rero aba artiste bo mu Rwanda bo mu Rwanda rero ntago jewe mu Rwanda numva aba artiste numva indirimbo cyane. Nta kindirimbo iyo nkunze nkayumva hari bita Rutijowe, hari indirimbo yitwa Rumuri rw'Itabaza, hari yari wese bita Bad,
hari Kenny Soul njya mwumva hari niza abantu ba youngsters bo muri rap nyine bo bose ba Betray ba Zo Trap ba Zio Trap ba Kenny K Short ba na Bushari we personnel man inshuti yanjye ntabwo byo twabitinda mbaye umufana nawe n'imisederi kandi uruhande yego ariko bose ndabumva Buda niki kintu ushobora kuva mu rugo udashobora kuva mu rugo udafite ikintu ashobora kuva mu rugo ntafite gutese nyine ukavuga uti nk'urugero ngiye sinava mu rugo ntafite telefone nta muntu wava mu rugo muri iki gihe adafite telefone kamera hari umuntu uvuga ati ngiye sinava mu rugo ntambaye iherena nk'uko wambaye iherena ati ngiye sinava mu rugo ku gutwi atari iherena cyangwa isaha cyangwa se bon icyo ngicyo uvuze isaha biragoye kuva ntayifite kuba ubyibuze witeye akadeodora gakeya cyangwa washyizemo karoroni mu kwaha no kuba ufite amafaranga make kuri telefone wakoze cyane ariko twari twibagiwe kuvuga gatoya kuri kino gitaramo kanacyo tukivugaho gatoya nk'umunota umwe kabisa ni igitaramo ugiye gukorana n'abandi ba artiste ariko batoya ubona ko bakiri bashyashya mu muziki ni ibintu we wakiriye gute iyo umuntu akwaplotrinze mugiye agiye kuguha akazi ntabwo mubaza abantu muzakorana ngibyo ushobora kubimubaza ariko iyo urebye ubushobozi afite n'iki yashyizemo urande runini it's all about the money urumva ariko money ntabwo ikubuza n'ibindi nyine urumva niyo wemeye abo bahanzi batoya njyewe nakomeje gufasha n'abahanzi batoya ku gihe cya kera urumva hari igihe umuhanzi mutoya ashobora kuza muri show nka gutya azi kuri bakubite kandi yiyaminiya wakaza avuga ati ndakubita stage nyitwike ku buryo wenda atekereza ko ndi bujyeyo nyuma yiwe akavuga ati ndashaka kuhatwika ku buryo budasanga nahakogoye ibintu nk'ibyo ngibyo iyo nuza rero ako kantu mu mutima w'umuhanzi wese kabamo nanjye kambamo n'undi wese kamubayeho cyangwa katubayeho na kera cyane ukavuga ati ndaza kubita kuri stage izaho kubitaho Rafiki izaho kubitaho Mahoni Boni izaho kubitaho bandi urabyibuka nko mu gihe cyacu cya kiragihe tukiri itsinda iyo niyo conviction twabaga dufite kame Rafiki yarafite izina rinini Mahoni Boni yarafite izina rinini muri rap Riderman yaradusigaga ariko tuvuga ati turasiga tuhaneye hariya ku buryo ari twe dusigara mu cyumweru gitaha mu binyamakuru byose aba ari twe bavugamo icyo nicyo kiza kuba wemera gukorana ku rubyiniro rumwe n'umuhanzi waba uruta ariko hagomba kubamo business no muri buri gahunda yose kandi ababishobora bazaze bakurikire gahunda abazabasha kuhagera abategura igitaramo wenda habayeho akantu ko gutinda gukora nk'izi za interview kugira ngo abantu tubibasobanurire ariko kubera ko ari gahunda ihoraho icyo nabagiramo inama ni uko bagomba guhwitura abantu hakiri kare ibintu bikaba well organized mu gihe cya kare cyane ku buryo hatabamo kwibeshya cyangwa umuntu gutungurwa nta giceri afite cyangwa atari tayari cyane sinzi ngiye kuguraho gatoya ariko bihita binarangira wambabariye tugasoza turinde vasi igitero kimwe cy'indirimbo imwe yawe hari indirimbo uvuga ngo itangira uvuga ngo tubona bwira ubundi bwacya uvuga akavuka abandi bagacya nka vasi yayo biho iki iriya vasi reka amagina ari banze kurureza ariyo bita biho ikivuga ngo nubwo inzangano z'inzererezi nazihaye akato sintekanya na gato ku bw'abapaparazi n'amafoto gusa ntibimbuza kubyina bela reka twikubitire hafi ntari hafi ariyo yavuba niyo n'ibitari bukugore hafi harivuga ngo neva sinjya nkangwa n'ibirupima mu masegonda no kwaka ubuzima kiranda kwahuranya ku mutima might bakayisanga ku mihima byakuvunuhuye na nyirizina tinya ko n'umusaza tinya nyina duhurira mu gahege n'impina ntuzambaze ibindi uzambaze vina barya ruswa bakarwara urushwima kabanye nabayeze mu bimina baratse ntibakiteza imirima hayizabone divine zina kimonda honda bakanza kahama nambaza imana before yuko ndyama abantu uzabasanga mu bajama ndyama mfumbase imiri nkagarama sindigeze nsaba kumenyekana nabonye bije gutyo ndazikana abavana ngomba kubaha ingoma kuko mbafata nka papa na mama nkeneye icyo kunguzuza agacuma n'ubundi si yamaze kutuvuna nuhura ni kumujyi wituvuna n'ubundi nta juru uteze kubona muyoboke nabahaye ubutumwa imyaka 10 mburiza ubuhuma nabemera nkabasimbisha ijuma nkasimbukira umufungo nka puma uru ruganda rwuzuye ibisuma tuzabebera nubwo bituvuna
hafi Yeah. blessings my god